Thomas on Mibale Series. Ahangaha rero ni mbatama rwose. Ni ugushyira mu ijigo. Birani biko mbona harimo abantu. Iriya ni televiziyo. Ya. Umuceri uko watinze kuwuteka vuba. Ngari ngo ngiye gutangira guteka none ahangaha dore Teka vuba. Amemba yo nabonye ikiraka. Uyo nabonye ikiraka nzajya gukataraka. Harimo amafaranga dushaka. Ubu rero nanjye ndagiye. Ibyo nuko wa mujama. Mibare. Mubwire nawe yitarisheje tutari gukora utu dufaranga. nabonye na kiriya cyana cy'abagifite n'ingufu rero buriya. Kiriya gipeti rero buriya ngira ngo gikora akazi. Kirabishobora cyane. Wende kujya kukireba. No kitayarishe. Ejo mu gitondo kizatunyureho. Turara twambaye tugiye gute? Yenda. Sawa. Sawa bro ngenda. Ariko hakeye akazi k'umuziki ndagashobora. Ndagashobora tundi kumbese ntacyo ariko ngiye gutunda gakeya bundi nta n'imbaraga nifitiye ubu. Umwana asohereje Kigali yageze nagaruke amugendekeye gute buriya yaba yarahayobewe. Bagezeyo se ni bama amakuru yo kwa nagezeyo n'agatima gashyike hamwe ubu byanyuze. Ariko se ubundi ko mukeneye nzamubona gute? Umuntu arabwitwara mwakera akazi kenda no kumutana n'indimi hano mu rugo. Gusa wazabishobora wenyine. Naraye nataryamye nzi ngo mukuru wanjye azaza vuba none umva ibintu utangiye kumbwira. Nanjye byanyobeye rwose. Ubu se ubu nzamubona bigenze gute? Ngiye gushakisha uburyo twamenya amakuru niba yaragezeyo cyane bataragezeyo. Kujya kwitibura. Meba. Eso warimo. Sazaha. Ramshitara randaye. Ndabihubuye ibintu. Ya no umurozi. Bite mu nsore?
Ibi byiza mama. Ukomere. Uri gushaka nde? Aje gushaka wa muhungu wacu mibare. Mibare se? Ari gutunda agafumbira hara hirya ari gushyira mu murima. Se ni byaramukiyemo. Ni byaramukiyemo. Naga nahe. No makwereke. Na hano hepfo. ubu ngiye gushakisha uburyo ndareba umuntu naka telefoni muhamagare menye niba yaragezeyo niba ataragezeyo nabyo tubone uburyo twashakisha umwana ahantu aherereye. gusa ubu ngubu urabona ziriya nka nzazishobora njyenyine. none wabigenza ute tuzi ko azagenda akagaruka akaba yaratinzeyo ariko nta kundi twabigenza. Ngiye gushakisha uburyo ki niba yaragezeyo niba ataragezeyo nabyo tubimenye. ubu nzajya kwahira mveho ngiye guhinga ibyo bintu rero nzabishobora. Marume nawe yarampemukiye utaranyoherereje umwana. Ugenda urahita umubona. Baca ngaha. Baca aho ngaho. Umanuka gutya. Kamure. Urasanga hari kugira agafumbire gatunze. Niba n'abakiriya bagira n'ibisheke data. Ikindi kiri ntabwo ngiye basigira. Kugira n'amatungo numba yose dakandika so ngubu hari mihira wapfa kurya se wenda ari kibazo pakurya barambonara nakica umutima nayo ukuntu kirura we niba baramutse ngeje waramukiyemo noneho mwana nkagaza ariko nawe ntacyo utazakora da karagisha ahubwo kwahira ifumbire n'iki yewe umva nkwakure ujya hino mubwire ko nta gakimwana ujya hino mubwire ujya hino wasanga hari n'akantu nzaniye ko kurya ndahari nibyo kurya nabyo bizazamo aba nantu nkuye haramufanye agatunda uzi imigiri gito sinahuye ndakurangira noneho nabonye akarata keza cyane kameze gute ikiyede imirimo ikoresha imbaraga ye ikiyede imbaraga se siko nzifite imbaraga nazifite mane de subona do reba uzi buriya kariya kantu ndafata nkaterura bigahita biza hano nimaze kugira nk'ibintu nka bitanu umva nkubwire rero ibintu rwose nyina nzabishobora ngiye kuzigendera mama mute yohereje mukuru wanjye i Kigali nawe ngiye kuzigendera mute sigara abikora wenyine. ibyo birandambiye rwose ntabwo nazabishobora rwose. ngiye kuzagenda ndebe ko azabishobora kuko arampemukira cyane. ubu rwose narananiwe igihe nahiriye abona nzabirangiza ko komayi wegendera ahamemukira. niba afite ahantu nkora akazi wagira ngo mfite akazi k'ukwezi kakandi gahoraho harimo amafaranga umukire yanyizeye noneho arambwira ati wowe nshakira abasore batatu bafite imbaraga bashobora kwikorera ibiti bashobora kwikorera amabuye gutunda amabuye bari kubaka nyine bashobora guhereza mu gihe barimo bakora inyubako umushakira abasore batatu biyaminiye abashoboye bazaze ejo mu gitondo saa moya babe bageze harimo amafaranga aho hantu nyumvira amafaranga yo ni iryaguye hahandi baguhemba amafaranga atari munsi ya 3 ku munsi bitatu byose bitatu rwose gihe nari nkakora rega tutari twanamenye n'ubundi gihe icyo nkora akazi k'ikiyede akazi k'imbaraga ubukarani kandi karantunze amafaranga nkayabona nta kibazo simburara urabizi wageze iwanjye hano mba gihe sora nabyananira ibyo ngibyo mu rugo hano mba niho habonye abonye ko mbayeho neza waranakize ariko burya banga nta yindi ni ugushugurika ibiraka ibiki byose nkagenda nkakoresha imbaraga noneho sasa amafaranga akaza yisuka ejo rero mu gitondo saa moya sinzaza kukubyutse ahubwo noneho nkomangira ati Pacman tugende amafaranga nizere ko batazatwambura ariko ubu se muri iyi fumbire baraguhangara si nyine ko ari kugira ngo mbone ikode nyine ikode oya ngewe ndabwiye ngo mu gitondo saa moya babyuke basanga wagiye dukore amafaranga twiteze imbere ahubwo
usanze n'isaha zari zigeze zo gutaha reka nzusobanure neza ukuntu bimeze ndetse n'uburyo kiyenda hari bazaba baduhereza ayo mafaranga ntabwo nigiye kwikorera ndabishoboye kabisa ntabwo byananira wana n'ibintu byose bandi kugira n'ibintu by'imbaraga kandi ndumva namwe ari ibintu by'imbaraga mukoresha ntacyo reka nze tujye mu rugo unwakire unanganirize neza izo gahunda hagati aho isaha zigeze ibyo ni ibiki se kandi utu ni udukwi yewe we ntumbwire ngo mbitware rwose sinabona uko mbitwara ndabyitwara urabicana se ngenda nkagura amakara y'100 cyangwa se ya 200 akadobo kagateka nk'agato kandi rero ko nabona utw'uyu munsi n'ubundi nta gihe nakavunitse ariko ma urampemukira ku bundi koko wajya ukajya kureba mukuru wanjye akamfasha ibi bintu ubu urabona nzabishobora koko ubu birandambiye rwose ariko mayi we uramvunisha uzi ibintu nzabishobora koko mani reka nze mbe nguhaye hano wahuciye hano niho njya nkunda kwicara aho ngaho nta kibazo ubundi hano bitewe n'uko atari hanini nyine mpita niyaranje nkagira gutya mpita nteka ariko ntugire ngo ndi gutinda ntabwo ngutindira buriya bintu biba byoroshye hano harimo iboro mfite imeze neza iryoshye ibi urabizi uretse nk'ibi bintu wabikuye mukecuru afite ibintu byiza hariya wabikuye mbiba mba karakubizi ese ubundi urarahe uravuye ngo ujye uza kwirarira iwanjye ntuze niba urara wicaye nimba urara usoma oya simbizi ntazo si mu nzu akira uyu nguyu ni uryoshye ahubwo uyu nguyu munini niyo umeze neza iyi isa ayigera wateka ku bishyimbo iyi ufite ibishyimbo ibishyimbo ntabwo mbiherutse nyine mbere ugakera ibishyimbo imyumbati uragihekenya gusa imyumbati umuntu arahekenya akanutsa akarya mpamvu iyo rero bashyize ku dushyimbo buriya imyumbati ibishyimbo shari naha nabonye nta bishyimbo bijya bihaba ngomba uzanye udukwi se ugiye kuyoza se basi wari kwiryoha iyokeje wayijya ndabikunda cyane buri kaza nkokeje uzi iyo ufite n'amazi ukajya ugenda ugira ururukisha ubundi iri iwanyu niwe wari umushumba wacu dufite inka utagira ngo ndabona wamenyeye gucana mu gihuru imiriro nk'inyebuka kera nkifite nk'imyaka 6 rwose za runonko ibiyorero noneho tugashyiramo ibijumba shaka ikijumba cyo mu biyorero uzi kiryoha ariko nawe wagira ngo iwanyu ni ahantu mu cyaro ngiye naje nje gushaka ubuzima ni icyangugu epfo ari nje gushaka ubuzima Kigali nyuma y'imi nase cyakwa mbona amaze imyaka myinshi ko mbona wagufatishije ngenza hafatisha gute kweri ubu ko mbona wapi umura nawe byaje wantangiye kujya nkurangira utuntu kuturaka reka da ibiraka burya nibyo bituma umuntu azamuka uzukole batonora unonora umumbati akira kano gato ujye ugira gutya basatura gutya kano niko kuyagaruka basaturisha gutya noneho tunagira gutya ntacyo ubundi bitabikunda yari umumbati igishishwa kinini ibintu byose ubu bizi urindushye mwana nese baragira nk'utazi kugira bino bintu bako urumva byakunda ntabwo byakunda ntabwo waba uri umuntu ngo ntujye ukenera icyuma niyo ugiye guhata niyo ugiye kugira gute ufata igiti uzi ko wamenyeye kubaho ubuzima bw'abandi ba kera umuri utaraza ngo abuse warya kamwe yo hamwe agira ngo nkwakire jye mba nanihekenya narihekenya kubayeho ubuzima bwa kinyarwanda ubundi ubuzima bwa kinyarwanda bwa bundi bwo guhekenya ahandi badate nese nta safuriya ugira ariko wajya ushyira mu gasafuriya ugateka safuriya se ziratinza kandi ariko ndanayifite da hanze nkwereke umugabo ntasanzwe uzajya uhora urya impekenya mu gitondo impekenya nimugoroba impekenya ngize wajya ngira ko gutekwamo muri 90
ajya yiruka gutekerwamo muri 1990. Iyi safuriya ni nziza nta gitwaye. Uzi wayitekamo ibiryo ukabirya? Irakomeye. Yewe, iyi wayitekamo ibiryo ukabirya? Kare. Semana uyu mwuzukuru wanjye mana ubu ngubu abakozi ibingibi ubu koko Yesu nk'ubu Yesu koko nzamugira nte Yesu muzamugira nte n'uyu mwana wanjye ubu ngubu abankoreye ibi gana umugongo ugiye kunyita se Yesu koko ubu nzamugira nte koko n'umwuzukuru wanjye koko anarwa kunkorera nk'ibi ngibi ubu koko Yesu ariko ngiye kuzamuka ntabwo arankira ntabwo nkira Yesu n'umwuzukuru n'umwana wanjye uyu mwana wanjye koko ubu nibyo emwe uba Yesu koko ubu ngubu ubu ndakora iki abanyenye njye kureba Yesu n'umwana wanjye emwe ubu ngubu kandi uyu mwana Yesu nawe ni igitangaza Ninagiye ko mfite n'umuriro. Ibitoki se byo kandi wabikuye he? Ibitoki wabikuye he? Mama we Nabikuye mu murima nka bitara. Niba uyimineke. Uko kera nyiragira inka. Niri wacu mfite n'imyaka 9. Nuko niryoshye. Ryoshye ko. Imyaka 9 mva mu bari. Ariko wari wabagiye. Wari kubura kurangiza ngo mwoke. Oye nawe wambiso mibiri sirafatanywa nyine. Imyaka 9. Aya bakuragiye. Aya munsi. Nk'abanemye gatoki. Nkagahisha. Akarenza ibyatsi. Nazagaruka. Asanga karahiye. Babaho gutya ukazabaho. Gutungwa n'imineke hamwe n'imyumbati yo gweshinye. Ubuze simbayeho. Dushaka amazi. Dushaka ibishyimbo n'ikiro. Noneho utoneye imyumbati yawe neza. Uteka ibishyimbo bimara gushya. Uzireho urambike imyumbati yawe itonoye. Ubwo byange byo kumbwira ibishyimbo mbere kanyiri mu rugo. Ese nabikura he? Nabyiba. None se mukecuru ukorera ntabwo yaguha n'ikiro. Nyine ndasaba gukora cyane nyine ugamukorera indi minsi myinshi. Niba numvise neza wambwiye ngubura ngo iri gutunda ifumbire ngo iri kumuhingira muri kwahira ngo uri gukore ngo bari ikode. So abaho gutyo ukazaba nawe nyine nk'umuntu w'inshuti yanjye. Uko ngeze n'ubundi nashaka uko ubuzima bubamo. Kaza nimba namaze kubona ibyo biraka dushakisha amafaranga. Tuzabonamo ubukode, tuzabonamo imyambaro, tuzabonamo ibyo kurya, tugende dusirimuke tuba basirimu, turyohe ubuzima buryohe. Sibyo? Abazaza jya wirirwa gukora kwezi koze ngo ukorere ikode, ubusi n'inzu yo gukode, ubuze gucanga. Ntabwo byumvikana n'ubundi mbara ntacyo biri kungeza ahubwo nashoboye gusubira inyuma. Ugasanga bari kubwira tuko ikinya n'imenyeje ibizi byatunga umuntu ibi ngibi. Ngo nirashye. Urabye isa nk'iyahiye. Akira. Imbuto turayikirara. Yararyoshye cyane. Se iyo ihekenywa emekenya. Mama we. Kare. Uko wirira ibintu byakenerwa no gusa imibisi yokeje. Wabishwe n'uryoshye nguyu. Urangira ikirara we narakubonye. Ubundi iyo wawokeje niho uryoha cyane. Utwo ntari mbizi. Ahubwo nuko wambwiye ngo uri kwihuta agatuma nyikora bidahiye neza. Wewe. Wangenze. Ndagutegereza mu gitondo. Ubyukuza kundeba. Nta kibazo. Umangire tugende tuyo gushaka ifaranga manje. Sibyo? Bakoze cyane. Sawa turi kumwe. Zaki mwanya. Ejo ndakubyikiraho mu gitondo akari. Mwana we. Ariko umva rero nkubwire. Urakoze rwose. Nta kibazo. Bwana narimaze no gusonza rero. Amaze gusonza. Sawa mu mwanya. Sawa turi kumwe. Musuhuze nawe wundi najya kwangona. Yitwa Minisitiri. Musuhuze. Kera umutima we waranshimishaga. Yahoraga ibwira iby'ingenzi kubiruti
se ko ubaye umucakara w'ibi bihe niba undi urukiro ki gutonganya nyesi gutonganya nyesi gutonganya nyesi nyesi we umwuzukuru wanjye